uri kumva mana nibyo nandi kubabwira ngewe bino bintu abantu benshi babyibeshya reka mabwire impamvu abantu babyibeshya sibyo uyu munsi today umuvandimwe agiye gukora ikintu bise nyine kubana n'umugabo byemewe n'amategeko ko babifite nta byasabwe reka mbabaze karuko wenda ari ibintu muvuga umuntu ntabyumva ubundi gute ujya gusezerana n'umugore wawe mugasezerana nta vangamutungo nyine impamvu wari kubwira ivangamutungo ribaho ni naryo ryiza ni naryo rituma urugo nyine nta makimbirane kandi warugana ubu navuze ngo tuzavanga uwanjye none se sibyo oya ntago ari wowe uzaba uvanze wowe mu busanga uriya nafite afite umutungo wanjye umutungo wanjye reka mwere ku rugero fata umutungo wawe uvange n'uwawe nureba njye iyo bavuze uvange n'uwawe uretse gatoya wari ugasafite telefone nawe se uyifite ubu ni musezerana muzamuvanze izi telefone imwe izaba inayikoraho uyigurishije wayigurisha uzamubaza ubwira ati nagurishe telefone uko zaba nafite uruhare buretse gato ibyo ndi kuvuga buretse gato nego none umutungo wawe kandi ari uwoya n'umutungo wawe njye ntabwo ari ibyo ngendeho n'ubwo ari ibyo mu mategeko ariko kuvuga iby'amategeko abijuru ntukiremo biriya biboro kandi kubibona kuri kuhamenya uri kumva arata ngiye cyo ndi kukubwira ngiye kuguha urugero iyo tuvuze kuvanga umutungo ni abantu babiri bafite imitungo bro ahubwo niyo mpamvu leta yashyizeho ngo kuvanga nyine ivangamutungo muhahano nk'ubu nta kintu uyu nguyu afite nawe nta kintu ufite ahubwo mwaka byanuze byasezerano bivuga ngo ivangamutungo muhahano ko mwahuye namwe nta kintu ufite ariko niba ufite umutungo wowe atawufite ugiye kuvanga ibintu byawe niwo ugiye kwivanga ubu none se nyine kigaragaza ko cyo kigaragaza ko mukunda ahubwo aricyo kigaragaza ko umwana tubivuge mu ijambo rimwe umugabo wanjye agiye kumvanga mu mitungo ye ufite ikihe kibazo yewe uyu ni umutungo ngiye gufata muvange no mu mitungo ahubwo wowe agiye ni nko kuvuga agiye kukwiba gute reka ubwe ko agiye kukwiba no se reka nkubaze nganyine maze nkubaze reka ubwo ry'imana reka maze nkubaze bro ni gute uvanga umuntu n'ikintu umuntu adafite ikintu oya nge hari ibintu utari kumva iyo ukunda umuntu vana mu nzira ibintu by'urukundo n'imitungo mana nta hantu bihurira ese oya tubisezeranye uruga yavuze ko nta kintu afite nawe ugomba kumwe ko nta kintu ufite ubwo nta kintu ufite nyine none se ari ikintu ndi kwibuka muravanga mwe ubu ngubu bano babiri ntabwo batubwira nta kintu afite nawe urugana ko ufite tini namba ufite tini namba ufite tini namba iriho imitungo yawe menya ko iyo tini namba nawe numara kuri 19 ugisohoka mu murenge menya ko izaba ari yabayawo tini namba ni yawe urugana kugira ngo ubyemere kugira ngo izakwe umugabo wanjye yabwiye ko bifite ikibazo kandi yadusabye inama yagira ngo kugira ngo bagenzi inshuti ze oya ariko mwana ariko yanyu yayumvise ariko umuntu wavuze ikintu kibi reka mubwire nusishimira umuntu wabica umuvugizi w'abagore ndakwemera ntabwo nagushyigikira mu mafuti utabanje kumva ukuntu bimeze mu mwaka wa 2030 nimba umuntu akubwiye ibintu uretse gato ku nama ya rukota aba diaspora badutwereye aba diaspora badutwereye uretse gato ngewe icyo ndi kuvuga ngewe ntabwo ndi uretse gato icyo ndi kuvuga ngewe ntabwo kwanga ko muvanga imitungo ariko se iyo dushyize muri logique uretse gato iyo dushyize muri logique uretse gato iyo dushyize muri logique twe dukoresha ubwenge ntabwo turi uretse gato tubivane mu rukundo twanarize tugiye kwanariza twese twararimwe imana iduha ubwenge butandukanye iyo leta ivuze ngo mugiye kuvanga umutungo mugiye kuvanga iki mugiye kuvanga umubiri wawe no waruna buretse umubiri ntago bavuze mugiye kuvanga umubiri urumva bavuze bamaze kuvuga umutungo bro ntago bari kuvuga urukundo ntago bari kuvuga ibiki bari kuvuga umutungo urimo nabyumva iby'imibiri by'urukundo ntago babyiteho muri leta baba ari niyo mpamvu leta ntago yigeze ivuga iby'urukundo muri hariya yavuze iby'imitungo bro ko n'abantu bagiyeho hariya bakunda kuko ntago barabisi ntago bajya gusezerana n'umuntu utamukunda ibyo ngibyo ntago bishoboka okay none se twaba tubizi neza ko utabaye umwana mwiza mu myaka 4 urumva ntago tuzi umutima wacu utekereza mu myaka 10 ukemera ukarya ubusa ukarya isombe itagira inyama uretse gatoya ukarya isombe itagira inyama ukihangana uretse ndi kubivuga nyine ndi kwanariza turi kwanariza utegereje ko umunsi umwe wani day azavuga ati reka nsezerane nawe bigakunda tugiye kuna naho kucyo leta ivuga leta iravuga ati rukotana wakoreye ibiceri byawe
Oruga nawe yakora ibiceri muhuye muri bakuru murakunda none se tugiye kuvuga ati barababaza icyambere mugiye gusezerana ivangamutungo mukavuga yego cyangwa hoya mugiye gusezerana ivangamutungo muhahano mukavuga yego cyangwa hoya uri kumva iyo ari ivangamutungo muhahano nuvuga ngo uyu munsi Derek ntacyo ufite nawe ntacyo ufite iyi telefone afite agusanganye nawe usanganye ni ibyawe nta hantu bihuriye n'uyu nguyu telefone uzagura nyuma y'iyo uzahindura izaba ibaye urumva uvuga ngo mugurishe telefone ukashobora kubyanga cyangwa ukabyemera ariko iyo bavuze umutungo kuvanga umutungo mugiye kubana mugiye kuvuga kuvanga umutungo bro bigusaba ko wowe ufite umutungo kuko bari kuvuga umutungo iyo kintu kubwira abantu okay niyo mpamvu nabaje Oruga ngo ufite iki arambwa nta kintu ufite wamubajije mubajije urambwira tufite reka mborohereze nonaho inama muri kungira niyo kutavanga umutungo na Oruga cyangwa ni ukuvanga na Oruga mu magambo nyine mu ijambo rimwe byombi urukota byombi reka nkugire inama ngena nayo kugira no muri bora barayibona nge nakugira inama nakubajije ngo ufite imitungo urambwira ngo yego mbajije Oruga ngo ufite imitungo urambwira yego noneho ubu ngubu nge inama ntabwo nakugira inama kuko baravuga ngo uretse gato none se ubundi tutagiye kure kugira ngo ibintu binarangire ahita dukomeje mugomba gushyingirwa n'itegeko mwamaze no gufata itariki n'abantu mukunda rukotana tubishora ako badiaspora ntabwo bagira amafaranga y'ubunyemari hari n'abantu bagira amafaranga reka tuvuge abadiaspora ko bivuze kubera yuko tuvuze abadiaspora nibo bantu basapotinga abantu bo muri social media bagira urukundo niyo mpamvu rero gukora bino bintu ntabwo wabikora uri wenyine ntabwo byashoboka bigusaba imbaraga z'abantu sibyo mubasapotinga ariko mu kubasapotinga ngewe icyo ndi kuvuga ntabwo ari cyo kubasapotinga ibyo nibyo twatunyujijemo nabyo biko byaza icyo ndi kuvuga uyu munsi ni ukutavanga umutungo oya nakubajije ahubwo n'umwanzuro wa bro na mama wawe nubwo yakubwira ntabwo wabyumva kubaza inama yawe okay inama yanjye mwawe rukota nanjye inama yanjye ngiye gutyo mbona rukotana sengiyumva wivanga buretse gato wasinze kandi ntabwo ibyo bora wava mu kiganiro cyanjye wazinyweye niba mbeshye igisibo cyanjye waje wasinze niba mbeshye igisibo cyanjye gipfa ni mpamvu ntiyakunda buretse gato mbabarira wisakurize ngiye kwigira abantu inama ntabwo ngana nawe okay babwire basi niba ushaka nese watse gusakura tuguteze amatwi nkawe rukota ntabwo bagira inama biriya bintu nabisiye n'abantu b'abagabo ko birane ntacyo kimwe cyemerewe gukata nta na kimwe umva ibeshya rukotana akugira inama kera kugira inama ngewe ntabwo nabimenya ndacyari maze bakigenda bakazitugira niba namubwiye okay twagiye uri kumva bro inama yanjye nanasoza nta nubwo ndibwo no kuvuga ubundi ngewe nka logique yanjye nyine mu bwenge bwanjye gukunda umuntu mu buzima busanzwe nyine ubundi ntabwo uba ugomba gukunda umuntu hari ikintu na kimwe mukurikiyeho ni rwo rukundo rwa nyarwo ukaba uvuga ati uyu muntu namukunze ari umukene ede cyangwa ari umukire ntabwo ibyo bintu ntabwo mbirebaho urwo ni urukundo rwa nyarwo ubundi nta nubwo twakaye tugeze ino mpaka zo kuvuga ngo gusa kuvanga imitungo n'umuntu ubundi mwaka biba direct ariko aho byabereye bibaho umukobwa asigaye aza areba imitungo niho byaje gupfira uri kumva ni nayo mpamvu rero leta nayo yararebye avuga ati aho kugira ngo bano bantu reka tubashyireho nuze ebyiri zo kwihitiramo kandi ntabwo ari uko itari itekereje wa muntu ufite imitungo ubundi iriya nuze iriya nuze iriya tegeko bazanye ryari ryo kurengera umuntu ufite imitungo n'utawufite urumva ryari ryo kurengera umuntu ufite umutungo n'iki n'utawufite kubera iki rero nk'ubu urambwiye ati umuhungu wanjye ufite imitungo umukobwa wanjye arambwiye ati nta kintu ufite nk'uburyo mbona amagaze mu myaka yanjye 25 nta kintu na kimwe wambaye buretse gato nta n'urwara rwo kwishima ngira
umusatsi wanjye uretse gato nyine ndi kuvuga ntabwo zina ari inzara oya ntabwo ari izindi kuvuga ni kuvuga imitungo mani usibye umusatsi wanjye n'ubwiza bwanjye n'imyenda yanjye na telefone niguriye urumva nayo ucence yawe urumva uvuga ngo ugiye kuvanga umubiri n'amafaranga yego urukumva kuko nicyo cyonyine uri kubura ubundi kuko amafaranga urafite ariko uri kubura undi mubiri urukundo ari kubura urukundo akose urukundo ararufite rero hari ikintu kimwe ngiye noneho rero ngewe ndasa ku ntego kugira ngo ibintu bive mu nzira ni wowe uzi uko wavunitse ni wowe uzi aho wanyuze ni wowe uzi uko byakugendekeye kugira ngo n'umutungo ni wowe uzi aho wabeshye kugira ngo ubone ni wowe uzi aho waraye amajoro mu biraro uyashaka niba from nowhere umuntu aje utazi iyo yaturutse ukavuga ngo tumaranye imyaka 4 gutyo ndamuzi burya nta muntu uzi umuntu baravuga ngo umuntu ntago wamumenya kurenza isi wayizenguruka ukayimenya ariko umwana w'umuntu ntago wamumenya urumva imitungo yawe waba uyishyize ku ruhande ahubwo kubera yuko iyo ubanza kubana n'umuntu ukabona ko bikunda ushobora gusubirayo buretse ceceka buretse ndangiza urumva birashoboka ko wasubira ukavuga ati nasezeranye n'umugore wanjye ivangamutungo muhahano ariko bitewe nuko nabanye nawe nkabona ni sawa nkabona nta kibazo ngarutse kugira ngo tubone dusezerane ivangamutungo risesuye urumva byashoboka risesuye nje kubivuguruza urumva ubwo n'umwanzuro wawe urumva rero ngiye nama nakugira sezerana nawe ivangamutungo muhahano nubona umwana yitwaye neza nkuko n'undi yitwaye neza mu myaka 1 wongere tutumire udutumire tubwire nta kibazo zari mva kana nsomye ntabwo nsomye ntukagira isoni zo gusura uri twagiye ntukagira isoni zo gusura kujyana kuko nta mburi itagira ingo kugira gutyo twagiye urumva ikibazo cyakubaza yego nta muntu urakwishimira kuva wabaho akaguhereza amafaranga menshi y'umurengera ntacyo wamukoreye just kuba yakwishimira unsubize yego cyangwa hu dukundana tudakundana niyo yaba atagukunda akwishimira gusa nkuko ari inshuti yawe ayaterwa akayagu nukuvuga ngo uyisubije uramugabiye buretse none nge muri aka kanya Derika atari ibyo kubeshya iyo mitungo mfite nayiterwa nkayiha oruga tutanasezeranye ngasohoka nkagenda bivuga ngo uramuzi urukubyumva sino kuvuga ngo dusezerane ivangamutungo iyo mitungo mfite nayiterwa nkayimuha tudasezeranye none akanambwa ngo ndakwanze nkavuga ati gendere nta kibazo uyijyana tutanasezeranye ubwo rero nibyo nakubwiye ngo nanjye nakubwiye ngo ni umwanzuro wawe icyo cyo ndakiye ntabwo ari njyewe nuko warumbajije ntabwo mari rero niyo mpamvu oya nanjye uruhande rwanjye ntabwo nasezerana n'umugore nanjye reka mbikubwire nakunze umugore ntabwo nasezerana ivanguramutungo ariko mba mbizi neza ko mba mbizi ko mvanze ubusa n'umutungo mba mbizi ubu nabizi ko bizagera igihe ufashe ibintu by'amafuti ubivanze n'ibintu by'umutungo ako kantu ntabwo ari sawa sinzongera gusa mfite iyo tosijo navuze ngo nibyo nanakubwiraga ngo ubundi ibintu bifata nk'igihombo wagira mu gihe utandukanye n'umugore wawe imitungo ikagenda ni igihombo waba ugize edi waba uhombye kabiri waba uhombye urukundo uhombye n'imitungo wavunikiye hari igihe ubana n'umuntu bitewe n'ukuntu mubanye ko n'undi imyaka 4 mu maranye uretse gato imyaka 4 mu maranye n'ubundi umugabe iyo mitungo yewe nta nubwo yaba ese undi n'uwe mutungo ubundi akagura umutungo wese utari hejuru ya miliyoni 30 ntuzigere uvuga ngo bawukuriye ayo ntabwo ari amafaranga ni amafaranga washora muri business ugashya ari miliyoni 30 supfuka bisiga urumva ni amafaranga ushora muri business gashya bigasigara usubiramo numva ako kantu uvuze niyo yaba ari miliyoni 30 supfuka bisiga bazazime pe na mbisize reka dusoze ariko dusoze urumva babigushyingurana reka dusoze karitangire message turi no gusoza ngewe mw'abantu baba dukurikiye babe bake babe benshi iyi video ndaza no kuyikata nyishyire ku mbuga zanjye mwirinde munagendere kuri abantu bafite nyine ingenga bitekerezo cyane cyane ngende kuko birababaje kuba twakora ikiganiro gutya turi abantu baba influencer tugasoza
tutavuze ku bintu twabonye kandi ari ibintu biharabika igihugu cyacu twebwe abantu keretse niba mwenda muri twebwe harimo cyane ku bantu bakoresha gato cyane ku bantu bafite inuza amazina tuvuga urugero niba waragize amahirwe abaturetse gato niba waragize amahirwe abaturage bakagukunda bakakwizeramo bakagufollowinga ukamenya ukabarwa izina ntabwo biri bwo uburenganzira bwo kuza gukoresha platform na internet igihugu cyaguhaye uza gusenya igihugu ahubwo ushobora kuza kuvuga niba ari ibintu bitagenda neza ukabibwira abayobozi nabo bakakugira inama ntabwo ari ngo twe dufite ndaza kubinasoza mbwira abantu gutya kuba mama wanjye yarambyaye kabone niyo yankorera icyaha runaka kugira ngo mbyumvikanishe neza nk'uko abantu baba bavuga wenda ngo igihugu cyacu mama wambyaye akoze ikosa akankorera ikosa ntibyavanaho ko yamvanye mu nda ye akanwita amezi 9 kandi ntibyanavanaho nta nubwo byanshyira mu mwanya wo kumugambanira ngo mbone mama wanjye yicwa ngo ni ukubera umutima wanjye namugiriye mubi rero icyo nashaka kuvuga kabone niyo ntabwo igihugu cyacu yego pe ntabwo ari perfect cyane ku buryo cyaburamo amakosa makeya sibyo nta gihugu na kimwe ntabwo cyabura nta gihugu na kimwe bro ariko kirazira kikanazirizwa niba uri urubyiruko tuganire iyo ataza kugira abantu bitanga twebwe iyo ataza kwa FPR ngo agira abantu batakaza ubuzima ku bwawe ngereranyije igihugu cyacu twari kuba turiho twebwe abantu n'indashima Badrama wakoze ikosa none Badrama wowe ngende bwa mbere natukanye kuri kamera kuva na Badrama uri ikigori wakoze ikosa reka nkubwize oya reka nkubwire ikintu hari n'abantu bajya bitiranya ufata u Rwanda guhereza opportunity genda uretse gato Uganda nibayizi uretse gato nsoze kano kantu dusoze Uganda nibayizi Uburundi nibabuze Kongo nibayizi Tanzania nibayizi nukuri ko Imana ngena nagize amahirwe yo kugera rimwe muri ibyo bihugu muzagende muri imihanda yabo bro ni igihugu cyacu ni izina ry'Imana muzagende muri imihanda yabo twegereze Badrama dufate kano kamamiyo mfashe na mikoro ukubite mu mutwe dukube mu matwi ni mu matwi ni mu matwi noneho leta dore iri gushaka uburyo zino mbuga nkoranyambaga zatugirira akamaro bari kutubwira ngo tugiye kugira ngo zino mbuga nkoranyambaga noneho uri kuza kuzivugiraho ibintu cyakoze ikintu nasaba igihugu cyacu Badrama ntabwo ari ukuvuga ngo muzaba mwigaragaje nabi ariko Badrama muzabona muzatuma asaba imbabazi abanyarwanda muri rusange n'urubyiruko uko yaratubabaje yaradukomeje kandi abantu bakoze mukore unfollow kuri account ya Badrama aho iri hose wabyumvise ntabwo abanyarwanda ababyeyi rumba bakaka bacu baracyafite ibikomere bahuye nabyo uri kubyumva hari n'abandi babyeyi benshi bagifite ibikomere by'ibyo batewe wabyumva neza nk'umubyeyi wari utwitemo hari urubyiruko yewe mbyutse ngasanga ni n'inzoga zankoreshe biriya bintu kwa kundi unywa inzoga ugasinda nagaruka kuri kamera wagaruka se njye umunwa wanjye naca ururimi rwanjye nkaruzana kuri kamera nkavuga ati ntabwo ndi kuvuga nkarugira ntaza ndikirage nkavuga ati dore ko narufata nkarubereka agasukari kumunyena namuhereza ikinyarwanda tumwe na episode afite episode 999 asigaye nazibaza amaze gukora enye afite episode 999 guys mwakoze rero urumva dutegura ibyo kurya amasaha yagiye ibyo kurya by'ibiki rero twari murahamagara abantu bakigera mu rugo bataranarya gufata umwanya ukajya kuri kamera ukavuga ati gusa niba ari amafaranga umugabo n'uwisubiraho akaza agasanga ako nabo bakakunyuza akanyafu ukunda ko batakakunyuza ntabwo imbabazi zihagije umuntu w'umwinfluencer batega inda umuntu w'umwinfluencer niyo mpamvu nazigera mu buzima bwanjye reka nkubwire uko niyo mpamvu ikintu cyitwa umwotsi ukundeba Derrick sinzigera nyina nacyo ko ntabwo ambwira kuri no mwakoze Imana ibarinde ariko nyine wakoze nta biryo bihari nta kibazo banera inkunga mahe oya ntabwo ari kuba bidahari byo guteka ibihiye ntabihari tere nkongo ha byose ni ibiryo nyahundi ibiryo katinga mani katinga kuri Keri mu rukunda Keri nubona uyu mwana yabayeho nabi iryo bihari mu rukunda
aracyakunda ibibazo nyine hari igihe kigera akonye nkanjye ndakuze niyo mpamvu ibiryo mba numva nta kibazo ariko nk'uyu musore aracyakeneye muntu nubona kera kubwiye ngo ndashonje uzatabare hakiri kare kuko ushobora gusanga ntuzumvire kure uzumvire hafi ndakwinginze kera kubura ibiryo azaba ashonje nazaba kubeshya ikiganiraza n'umumami akawiyegereza ngo ujye umuhomba umufashe niba hari udufaranga ufite mwohereze ajye kurya ikindi cya nyuma urumva ndi gukorana n'umugabo ujya ukora ibintu bya installation ku bintu bijyanye n'amashanyarazi mu minsi iri imbere ndabatangariza abantu ngiye gukorana nabo nyine mfite n'undi mu mama uri gukorera ufite spa ukora uruhu bro wa muntu mfite umumama ukora mu maso bro uri kubyumva akagutunganya nzabajyana ni hano ku Gisozi nzabajyana nta borohiza cyane uri kubyumva no bya kamera nyine nibyo ndi kukubwira mfite abantu benshi muri ngiye kubamurikira muri n'abandi mushaka ko dufatanya kugira ngo twereke abanyarwanda ibikorwa byanyu ndahari ndi Igisubizo mfite platform zirebwa ndi Igisubizo kuri mwebwe nyine cyane cyane ko ari n'amazina yanjye bura mu mazina yanjye harimo Igisubizo nayizwega babitekerejeho ibikorwa byanyu rero ushaka kubyamamaza amamagara kuri 0788 40 743 ushaka ko tuganira kuri WhatsApp 0789 uretse n'inkavuga mu bintu by'amafaranga muvugiremo uko riravanga mutungo tuzavanga ni narishaka hakiri kare nta kintu tuzabona WhatsApp 0789 00924008 ku muntu wifuza ko twakorana mu kwamamaza amamagare mu gihe rega nyiri ku isoko muri iyi minsi ndashyushye ejo bundi nzaba nazimye hiti isi horaho hiti oya ntago ari ugusaza oya ntago ari n'iki ane soko ukomeza kurongwa